Yes, kamwifurize ikaze n'ibihe byiza wowe udahwema gukurikirana amakuru yacu hano kuri The Hot Life. Nizere ko rero aho muri hose mukomeje kugenda mugubwa neza. Ngarutse rero amakuru yacu n'amakuru y'imyidagaduro nk'ibisanzwe abakomeje kugenda agaragara hirya no hino. Amakuru rero tubazaniye nuko uwitwa Bamenya ndetse na Kecapu bamaze kuba begukana igihembo cy'imodoka nyuma rero yo kwitabira aya marushanwa ya Mashariki Film Festival iri kuba ku nshuro ya 11. Rero abangaba Bamenya ndetse na Kecapu bakaba barimo barishimira rero uburyo kibegukanye iyi modoka nziza cyane. Imodoka rero hagaze amafaranga menshi cyane nkuko amakuru akomeje kugenda abigaragaza. Turaza kugaruka ku nkuru ikomeje kugenda igaragara n'umuhanzi King James umaze igihe kinini cyane mu by'ukuri ukora umuziki wa R&B, Afropop ndetse n'izindi njyana zigiye zitandukanye. Mwagiye mumukunda mu ndirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye, ariko kandi abantu bakaba bakomeje kugenda bibaza ese uyu muhanzi ko adashaka umugore, dore ko ari mu bahanzi bakuze cyane badateganya kuba bashaka umugore. Yagiye abazwa kenshi ikibazo ku kibazo cyerekeye kuba atari gushaka umugore, ndetse kandi hari byinshi yagiye atangaza, ndetse kandi hari benshi bakomeje kugenda bavuga ko yaba akundana na Mutesi Jolly, nkuko rero amakuru atugeraho akomeje kugenda abigaragaza. Ibi byose turaza kuba tubabwira tubiva imuzi ni imuzingo. Ni mu gihe kandi amakuru akomeje kugenda agaragara nuko uwitwa Yampano umuziki yakoze mu myaka yashize ndetse n'ubu ngubu agikomeje kugenda awukora, akomeje kugenda ahura n'imbogamizi zitandukanye, dore ko mu minsi ishize aherutse kugaragara mu itangazamakuru ngira ngo n'ubu ngubu akomeje kugenda agaragaramo. Hari benshi batawe muri yombi mu kibazo gikomeye cyane yari yashyikirije RIB. ngira ngo mwese murabizi hari amafoto cyangwa se na video zagiye zijya hanze zigaragaza uyu musore Yampano arimo aratera akabariro n'umukunzi we, ndetse kandi ibingibi bikaza gutuma amwe mu mashusho yafashwe aza kuza akwirakwizwa hirya no hino, ndetse kandi Yampano yese atanga ikirego cye muri RIB. Hari abaje gutabwa muri yombi arimo uwitwa Pazoman ndetse kandi n'abandi bagiye batandukanye bagiye batabwa muri yombi, ndetse na Kejon. ngira ngo murabizi mu minsi ishize tariki 27 nibwo ku rukiko abangaba Pazoman ndetse na Kejon bashyikirijwe urukiko, ndetse ikirego kiza gusubikwa. Hari imyanzuro myinshi, hari impamvu urukiko rwasubitse uru rubanza. Byose tugiye kuba tubigarukaho 5/5. Mushimira cyane wowe tugenda tubana mu makuru menshi tugenda tugutegurira hano kuri The Hot Life. Nkubisa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana amakuru menshi agiye atandukanye. Reka mbere kuri iyi nkuru ya Bamenya ku munsi cyangwa se maginganga nibwo amakuru akomeje kugenda agaragara. Rero Bamenya ndetse na Kecapu bamenyere mu gukina filimi zigiye zitandukanye nyarwanda, ndetse kandi bakaba hari uruhare rukomeye cyane bagira muri entertainment muri rusange. Aba bombi rero bakaba begukanye igihembo gikomeye cyane cy'abakinnyi ba filimi bitwaye neza, ndetse kandi iyi akaba ari irushanwa rya Mashariki Film Festival, ndetse kandi bakaba begukanye izi modoka nyuma yo guhiga abandi ku majwi yo hejuru cyane. Kugeza ubu ngubu rero hari benshi begukanye ibihembo bigiye bitandukanye, ari uwo nguwo Kecapu ndetse na Bamenya, nkuko rero byakomeje kugenda bitangazwa. Gusa bonyine begukanye ibihembo, hari n'abandi begukanye ibindi bihembo. Hari uwitwa Intare y'Ingore mwagiye mumenya mu mafilime agiye atandukanye, ndetse kandi n'abandi bagiye batandukanye. Rero yari amarushanwa yabaye, ndetse kandi Bamenya ndetse na Kecapu bakaba barimo barishimira mu by'ukuri kuba begukanye ibyo bihembo. Ni mu gihe kandi inkuru naje kuba mbabwira y'uwitwa King James amaze igihe kinini akora umuziki, ndetse kandi akomeje kugenda ashingwa kenshi ko adafite umukunzi, ndetse kandi adateganya no kuba yashaka.
ni umuhanzi ukize hano mu Rwanda, afite inganda zikora ibyerekeranye n'amafu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ngira ngo King James ni umwe mu bahanzi b'abanyarwanda bahagaze neza ku byerekeranye n'imitungo ndetse n'amafaranga nk'uko top 10 zigiye zitandukanye zigenda zibigaragaza, ndetse intonde z'abakire b'abahanzi bakize hano mu Rwanda King James aza kuri uwo mwanya wa mbere. Ndetse kandi ibi bikaba bituma benshi bibaza bati ese nuko iki adashaka. Benshi rero bakaba bagiye batangaza bati uyu nguyu King James mu by'ukuri kuba adashaka hari impamvu zigiye zitandukanye zaba zituma uyu King James adashaka, ndetse kandi we yakomeje kugenda abitangaza avuga ko mu by'ukuri nta mpamvu yo kwihuta nubwo ntacyo abuze. Ariko kandi abenshi bakakomeza kugenda bamubwira bati aberanye na Miss Jolly, Mutesi Jolly, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa binagaragara. Abandi bakavuga bati baraberanye ku buryo buhambaye, ndetse kandi bose nta n'umwe ugize icyo abuze, bashaka bahuza bagashakana. Ni amakuru rero yakomeje kugenda avugwa na bamwe mu bakunzi b'aba bahanzi nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, ndetse n'ibitekerezo bakomeje kugenda batanga bavuga bati Miss Jolly ndetse na King James baraberanye. Ariko kandi ku ruhande rwa Mutesi Jolly nta kintu yari abasha kubitangazaho, turacyabakurikiranira tubashe kubamenyera byinshi byimbitse ku raya makuru. Ni mu gihe kandi ya mpano akomeje kugenda ahura n'ibibazo bikomeye cyane muri iyi minsi, aho rero yashyikirije bamwe mu bakwirakwije amashusho arimo aratera akabariro n'umukunzi we, ndetse kandi bakayakwirakwiza ku bantu benshi. Ibi bikaza gutuma mu by'ukuri ibintu bitabasha kugenda neza. Ariko kandi RIB yakurikiranye ababashije kuba bakwirakwiza amashusho ndetse ibata muri yombi. Magenganga ya ku itariki 27 z'uku kwezi kwa 11 2025 nibwo Pazomani ndetse na Kejon bashyikirijwe urukiko, ndetse kandi baza kuza kuba batangaza byinshi ku ruhande kuri buri umwe. Aho rero Pazomani yatangaje ko mu by'ukuri atiteguye kuba yaburana bitewe n'uko atari kumwe n'uwumwunganira mu mategeko, ndetse kandi ntabwo yigeze abona umwanya wo kwiga ku kirego cye neza nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Ndetse kandi Pazomani yahise ahabwa uburenganzira bwo kuba yazaburanishwa mu gihe kiri imbere, yamajije kuba yitegura ku buryo buhagije. Ndetse kandi urukiko rwahise rusubika uru rubanza, baza gutangaza ko mu by'ukuri ruzasubukurwa mu minsi iri imbere. Ndetse kandi byinshi byagiye bitangazwa n'uwitwa Kejon, we yatangaje ko mu by'ukuri nubwo ibyo byose byabaye hari ikintu kimwe cyagombaga kuba cyagakwiye kuba cyitabwaho, ari ukuba hari byinshi byakomeje kugenda bitangazwa n'uko bamucinjije ko nawe yakwirakwije amashusho. Ahubwo we yatangaje ko mu by'ukuri yagakwiye kuba aza ari nk'ubutangabuhamya, ahubwo adakwiye kuba ashinjwa kuba ari we mugenzacyaha nk'uko ibintu byakomeje kugenda bitangazwa. Ngayo nguko n'amakuru twari tubafite y'imyidagaduro. Mukomeze mugire ibihe byiza, mubane n'Imana. Nimba mwaje gukanda subscribe ndabashimiye cyane.